Yes, ngira ngo muri kubibona ubu ngubu turi gupakinga turagiye muri exposition Musanze. Ubu ngubu abantu be Musanze mwese murabizi ko tuba tugomba kuza kurya show na B1 Gin kwisu. Yego, abantu bose bari Musanze muze murebe B1 Gin kwisose amacupa maremare. Noneho mwabonye ko turi gupakira, ubu turahagurutse turaje just right now. Umu ex wowe bimeze bite? Nje nkanje nk'umu ex w'abanebwe meze neza cyane. Ariko runo ruganda rubakitse. Reka nterekeho. Rurubakitse se nakorera inganda zito zito. Rubakitse kabisa. Noneho biriya bicupa mana yanjye. Umva abantu muri buze kureba, ariko n'ubundi turaribereka uyu munsi twigereye ku ruganda. Ubu tugiye kujya muri expo. Gira ngo ibindi byose turabikurikirana. Yego. Turi muri expo. Tugezeyo. Twari turi ku ruganda. Okay. Ubu ntagana he? Ubu turi Musanze. Musanze. Abantu promotion zikabaho. Anything. Everything. Bavuga anything, everything, everything. Oya tuvuge mu Kinyarwanda. Buri kimwe cyose. Ni buri kimwe cyose. Sawa rero turi kumwe. Sawa. Hello, tubaye ikaze hano kuri Ama-G The Black Official. Ndi kubona Ama-G yabazaniye Jita. Ihanagura. Yego. Nanjye mfite ubwoba. Nibagize nagenze ndimwe. Waje kwisi utazi kirimo nanjye wayigutanzemo kamucire ku mayanzi ndabwira ayiwe umva amarira y'uruhinja ariko Ama-G ubundi ya ndirimbo ngo na buretse gato B1 Gin kwisi hose. B1 Gin kwisi hose umva buretse gato wayinywa utatwite wayinywa wakoze ubukwe wayinywa wagiye bye biranze imihanda urayitwitse burasha no gutwika ahantu ukayizimisha B1 Gin none kujya unabyemere Gin mfite umukobwa nkunda cyane urabizi Miss wanjye nzamuzana tubaze tuko kwa B1 Gin. Uvuga ngo shaka no gutera inda y'umwana w'umuhungu no kunywa B1. None nje nzatera natwaje B1 Gin isi umwana wanjye nazakora kwa B1 Gin. Yego, nibyo mbaga gaci kuba arengeje imyaka 18 buri umwana wanjye mufasha nka B1 Gin afite ari hasi yo myaka nuko mukubita muca bagasuzuguro namanje nanza agasuzuguro upfa no kubutwaye imodoka cyangwa moto cyangwa igare cyangwa igitogoto nago wemerewe kunywa B1 Gin. B1 Gin wayinywa uri mu bukwe, B1 Gin wayinywa waruhutse, B1 Gin wayinywa ugiye kubomora, B1 Gin wayinywa ugiye kubomoza ibintu byose B1 Gin bikenewe. Nese wajya kuba gutwara imodoka ujye guhungabanya umutekano w'Abanyarwanda cyangwa guhungabanya umutekano wawe urumva wakongukira hehe. Ikindi nukunywa mu rugero ari ibintu bita tunywa resi ariko bavuze ngo tunywe nk'abarezi nibyo arategeka tunywe resi burajya nabyumvise bazo umuntu ngo nk'abarezi njyewe Jitafu nabite n'amashuri yize barasesenguye Ama-G narize narize ndiga mana we bafukuye bambonye baratitira arambona agatitira arafukuye bari abantu buri Ama-G cyo tuganira buriya niba umwana ashaka koza imihanda waje imihanda uvuga ngo naje kwisi cyangwa kuzumbira ngo urarira kwisi wahageze amashuri mudusaba urafupi yari yajya ku ishuri
byaheze karabesha abantu ngo yarize ngaraminuza byaheye muri abagiraga zamukiye kuri Ama G cyangwa nako zamukiye kuri G-Tough kandi izina Ama G hano handitse B1 Jean hari G-Tough hari Ama G the Black hari Jesus niwe wayoboye genge hari wo bita ya group yarimo G bari hehera bayitaga gute ni kuvuga ngo izo za G umuntu witwa G ntago ari idagi kare buriya n'inzovu ntabwo yakwitwa nzovu G ntabwo byabavuga nzovu ntabwo ni idage ni idage rero dore mu rusinzira mu biganiro ntabwo yaba nuza nzovu G amakuru bambwiye nuko iyo G ushaka kuyikura ahubwo numvishe inkuru numva bavuga ngo ejo bundi ngo tavuge ngo ugiye kundega ngo ngiye ngo nayiriyenga amazina narababwiye ni njyewe tafu yabayeho njye naravutse ni izina niswe na papa kuko papa wanjye ari icibura nawe papa wanjye ni ukuvuga ngo reba njya kumva numva ngo bagiye gutanga ikirego ngo muri RIB ngo G-Tough ngo yatwaye amazina y'abandi iyo G ngo siyenda ngo ni Yesu banje ngo ndinde yatafa agari yaje n'amajara kurega nose nose turi kurega inyuguti uretse inyuguti tugiye kujya tuziredera sicyo kibazo cyo mfite urabona kujya gushaka zahita ngo ukore ngo ugiye guhangana ngo ba G-Tough ngo ugiye kurenga amazina ariko wazise noza nakabayija oya ariko G-Tough ukunda Mukaru uzafate kunuza kw'iryo zina rya Mukaru nyine wongereho G Mukaru ariko numvaga G Mukaru numvaga amajambira ngo guhera umunsi birashobotse Mukaru ashaka kunkuraho burundu na teremunsi gushakana nayo yes yego ariko G-Tough wavuze ko n'umugore n'umuntu mwamukundana kubujije Mukaru twahita dutandukana byemewe n'amategeko Ama G kuko ari shumi yanjye twa Ama G the Black najyaga muri twa G-Tough urumva za G za Jema ndetse ndagaraka guhura akabujije Mukaru we abantu Mukaru kambere bereka ikinyobwa kigezweho ikinyobwa ni B1 Jean Mukaru guhera umunsi ndayimena natwe musafite mu rwego rw'itazimena n'umugore ahagarika nzamukira mu bweshiri mu bwirusho uzi byabaye bimwanje badagone burazamuka reka nzamamaga uretse kamamaga mu bwirusho urabizi ariko babonye icupa rinini twazanye bamwita ngo ni Mama Jada kano ni we muri arimo kunyita wumve uretse wumve kayiciye mu wumve leta mwani guhera umunsi Mukaru itembo situzijugunye kabisa wumve urarira Allo Mama Jay we mwaramutse neza wamenye ko Mukaru njya kwihagarika guhera umunsi Mukaru ndayagaritse uzazunga B1 Jean mu rugo guhera none Mukaru matemusi yajugunye ibikombe bya Mukaru bijugunye ukujugura B1 Jean niyo ngomba kujya dukoresha mu bukwe cyangwa se twarongoranye nyine ndimo ndakubwira teremusi sanga wazijugunye B1 Jean ngomba kuba mu rugo kupa urumva mane abantu bacuruza isukari barahiye umva bamuteramutse barahiye uzazaga kunywera icyayi mu ndangamirwa tunayirahiye ubundi ikinyobwa cyose kigezweho B1 Jean ni ikinyobwa ushobora kunywa ukonje ugashyuha ntabwo bari kubibona ubese gato n'abantu bari Musanze ndakubwiza kuri banyweye B1 Jean urashyuha gatatu bikana wari mucyumva manze kugira ukuntu kingana kandi imvura iri kugwa buretse ni hanagura urabona icyumva umuntu utangiye kugira kingana komanda ariko G-Tough iyo ugiye kwikopesha ngo ubigenza gute kwikopesha umara amasaha 10 uhagaze ukabanza ukibaraguza ukabanza ukitoreshwa utuntu tw'udushashi ukabanza ukanamuririmbira nyuma y'amasaha runaka ukambwira ati yewe Ama G kuko naje kwikopesha
Rwagira Imana amajaka bagutaye tuvugisha ukuri uramutse ucuruza yego hano ni kuri ko ucuruza B1 Gin akanyota kafashe inyota irakucatiye urasaze yego uraje uhagaze hari ariko biragusaba kuma freestyle yo kugira ngo umvenke mukopfe zamuka freestyle yego ya amajide kuva kubuzima bwacu kuri bwose twese tuzabipona ndashaka yuko n'amatipi B1 Gin tayenga shooting agira prep byose iseseme kagena indwara zose zikayoyoka nawe mfite byari biyoka byose bikapfama bikambireba nagiye imihanda kugira ngo nzabone amajide braka izo vundi bwonye ikupita na imena n'amaramfo uretse gatoya yakamwana ndakubwira ngo ndumva B1 Gin uzana ubugo kugira ngo tuza papa mwese mujye B1 Gin abagore bose mujye munywa B1 Gin abana batoja mwese munywe B1 Gin amajide black and white B1 Gin ni papa abana batoya mbavuga kubera ku myaka 20 utayifite inshuti nagomwe kunywa B1 Gin abagore badatwite munywa B1 Gin abaga mufite ibibazo munywa B1 Gin bakurikanye muri ghetto munywa B1 Gin bitubona amafaranga kwishyuranza ngo byanze gute nishoboka nako byumva nanjye no akubira amaji buriya iyo munywa B1 Gin mpamvu meze gute muri wowe iyo ndangije akazi kanje n'icari wanje mu rugo nkatamo B1 Gin yego hari n'amafura ngenda mbona tekerezo none ngiye kugamba byemere buriya cya gitekerezo cyo gukundana n'wa mubebe bita Muheto Divine ni ukuri atariko ni inzozi ndota mukunda akaje kizagira inzozi zikabimamo nge narabiyose nawe B1 Gin ndasinzira ndota Muheto yanegereye ndota Muheto arimo kumva ngo yabonye ibiganiro byanjye ndota Muheto arimo gukora views hano kuri amajide braka mbona mukorera ibiganiro byo kwa Maji man B1 Gin ndabinkorera bro ariko se Amerika ntoya yitwa ngo Amerika ntoya yitwa sitwa Agakokira Amerika ntoya shaka umbwire uturere tw'u Rwanda bitunganye uturere tw'u Rwanda byasi nyamenya kuresha abanyarwanda nzi uturere dutatu akarere ka Nyarugenge akarere ka Kicukiro akarere ka Gasabo ibindi n'ibimbaza ibyo zabiroze iranzo gifite intara zingahe igihugu gifite intara 300 reba nawe ufata uburere bw'igihugu ufata imirenge ufata ubugari ufatiye sinzi uburere byose ubuhe nisombe byose ajya kuvuga ko wagarukiye mu wa kane nge nagarukiye sinya 4 ni mu wa kangahe ni mu wa kane segonderi sijyamenya kubeshya abanyarwanda yego mu wa kane segonderi yego noneho nagarukiye senior 1 nshaka ngubwire ngo ni mu wa kane ariko cyo muhagarukira mudakome yego ndakome uzo ni mu wa kangahe uyu mukobwa nshaka ngubwire ngo wagarukiye mu makangahe senior 1 ubwo sinya kwa kundi umwana watangiye za materineri karakana kakiraga hinja gafite nk'amezi n'atatu kakitanga kwiga kurira amezi wacitse uva iwanyu ku mezi ariko se tujye tuvugisha ukuri twese wavuye iwanyu ku mezi 7 ugiye he jewe najyaga no vuga ugiye n'amaguru amajire buratse reka wada B1 Gin ikire ku ruhande hano ubundi ngiye kugira ngo noroke mu rugo waratorotse natorotse mu rugo nduruhinje kuko ndibuka mama yajyaga akunda kumfata cyane najyaga njya mu cyumba mani no kureba ikirapo gaperforme ngakubita none akajya agashaka hasi arimo arabumuza icyo akabura yigeze guhamagara papa bati umwana y'inkunguzi umwana uririmba ari uruhinja man papa araza afata ntabwo bishoboka bahamagara se mukuru wa papa ari ubyara papa wa papa aranje kumama bati nadaye inkunguzi afata uruhinja rurapa urumva mani none merakajya ashaka ahantu haba ishaka bafise ni amajwi no guperforming yareba kuri stage agasanga amajwi naho hari
akumva uruhinja mwana ngarapo none mbere yaze gukora agasharimo yarimo kugana na papa sibyo baba ikiganiro cyabo byanje cyabo banyubuki ikiga bari baragana by'abigana by'abana batoye nyine kwakunda abana baganira rero ubwo ngubwo agiye kumva numva mu cyuma natwitse abaraje ararebye yagiye yirukanga bwati muzengo urebe ati ndebere rwa ruhinja n'ibindi bamwe asanga ahantu hose yumva nahatwitse icyumba cya tokubikanye ku meza 7 bro aravuga ngo habayemo sauna ya ngeke cyase cyoro kizi bugikono papa yagiye kuzana ngagiye kunkubita sinasa mucika ndegeze kuva ubwo ntabwo baragira kubona wanyu ni haganaye iwacu njyambuka mu karere ka Gasabo nako mu karere ka Ceceke ese gutoroka wagiye n'amaguru nagiye za Sodoma hariya n'amaguru warateze byagenze icyo genge umunyonzi yatwaye umumotari aramutwara umunyonzi yatwaye umumotari kuko yavuze ati uyu ruhinja nabona ni tugenda kuri moto biri bikunda ahita avatiye ku munyonzi atwara umumotari yaramwirukanka kiramurenga nyine umunyonzi yatwaye motari ariko nabwo ari ikiganiro merutse kubona cyawe na Nyamabondo sinzi ukuntu ngo amugire inama ngo ku buzima bwe bamubwire ngo ni iyihe nama yavuga kuri sante Nyamabondo burebure njye namwise rwa Kadigi ya rwa Kadigi nuko agiyimbira mani we rwa Kadigi uriya mani harimo abantu baza mu mihanda bakaza batazi ibibazana jama na ministry yavuga ati ngiye kugenda nka maji cyangwa kugenda nka Jitavu wakaza n'inzofu cyangwa sakaza nka maji ntabwo bishoboka genda nkuko ugomba kugenda Nyamabondo rwa Kadigi ariko ngo ujya kuryiwe ayo nama kuru icyo ndagira nyamakuru y'ibinyoma rwa Kadigi nagira gukora ikiganiro ku mugabo bita Pazo hari Nyamirambo urumva icyo gihe ngiye gukorana na wa bose nakoraga na Patson nka mukoma freestyle Patson akavati ni mubi urumva icyo gihe nibwo Nyamabondo yambonye Nyamabondo aratitira mararira mwicara twamugende kwa Nyiranumara twagiye kwa avuye mu bitaro ya nuko nimuhunga itajya mu bitaro kugira ngo dukore ikiganiro buriya bamukwegekana nuko turetse ibitaro avuye muri serumu nabwo muganga twakoze ikiganiro muganga aho ngaho araje bakamusubiza kwa muganga yakoraza ngo Jita kwa Nyiranuma hariya nyine harahaje kwa Nyiranuma Jita ndakubaza wamenye byari ko ufite impano yo kuba wasetsa abanyarwanda abantu bose kuri iyi si nta kintu avuga gishekeje Jitafu ubundi ibyo bintu umuntu iteka n'iteka njyewe ndibuka kera ngira uruhinja uyu mugabo turi kumwe ndamwibuka akarimbo yakoze buriya akarimbo uruhinja nagakundaga cyane urarira mbigere ku rubyira agahinja kari mu mbwira Gen-Z bateye ntabwo nibwo bwa mbere nzaba nitabiriye Gen-Z kubera ko njyewe nzaba nje kureba performance ntabwo nzaba nje guperforminga kuko nanjye njya performingamo ariko ndashaka kumenya ibanga cyangwa umwihariko ni ukuvuga ngo Gen-Z icyo abanyarwanda bitezeho niba twarahereye njyewe ndarebye imihanda natangiye nyitwika imihanda ndayitwika ndayibaburira babuka nizigiraho i Kanombe baje guhamagara bagiye hari abavuga ati Jitafu urimo kuza gutwika imihanda imodoka zabaye nkeya bajya gusaba umusaza muri Amerika kugira ngo bazane imodoka zitwika kuko ngo Jitafu yatwitse ahantu ni ukuvuga ngo Gen-Z comedy njye narateguye ntabwo none mbitangaje ibintu uzakorera ariko ni ukuvanga ikintu uzakora umuntu wese uzagera aho hantu mfite ubwoba akazavanga ajya kwa muganga nibwo bwoba mfite kuko ibintu uzakorera abantu bazarira bageraho barira nako bazaseka barire narateguye ndashaka ko turangiza iki kiganiro umera ubutumwa Nzovu rero Nzovu buriya iriya inzovu idafu yayo nini inzovu ni umunsi urimo gukora amafaranga ikagera mu ndangamirwa imenya ko ejo n'ejo bundi ishusho media ashobora kuza umuntu akatuzimya ibi bintu mbona baravuga ni ejo n'ejo bundi hashobora kuza undi muntu ukora nk'uko natwe dukora kandi ishusho media ziraharara bakaguharara ko neza ukahita uhinduka igifura ni kuri inzovu cyumva ko yafashe igisambo nk'uko nigeze kubibwira noza Bruce Melody mubwira ngo uramenye Bruce Melody ndamusuje cyane mubwira ngo uramenye utazibwira ko yafashe igisambo wabonye ko Melody yakomeje gukora cyane inzovu nayo niba ikomeza kugendera ngo yapomoye babomojwe bagiye gusenya amazandi y'ubwo bayapomora
nta mahoro azigera agira. Bibaye byiza yasevega akamenya ngo uyu munsi ni neza ariko ejo ushobora kuba bibi. Nubwo butuma mwihereye ubwo ariko kumva yarangije kubyumva. Yego. So rero wakoze uzaza mu rugo kurya inkoko ryari? Ngiye nzaza ariko ntuzasebye mwiriya myanya ngo bwa Kadege umuntu yanumiye mu rugo ngo ndagiye ngo ngiye kugira yanze akaye kwesebya ngo ngiye yangaburiye bwa Kadege. Jewe ntago meze nk'ukuntu uri kubitekereza. Urakoze cyane. Yego umuntu wese w'G ubundi G buriya niyo sinye nemera ko atajya garigarazi man G bro. Yo urabona ko no mu mateka na vibe nigeze ngira ngira ngo urabona ko ndazihagaze najyaga mbaza nerekana nangwa akamakaro n'ikinigi ariko nabwo sinigeze nirita ni kuvuga ngo ya ni Brown Jean ni kuvuga ngo ikintu cyacishimishije iteka ngiye n'ubu amajina adeka nifuza guhura nawe kera pe nd'umwana ariko nari nzi ko ibintu bitazashoboka ariko niba bibaye ngomba gupfuma buri kamwe nkanavuga n'ibyo nakabaye mvuga tubwira abantu badukurikiye ngo amajire black ugomba gukora subscribe ugomba gukora share ngo niba ari sapu dukoze za sapu nurangiza wibuke gukora share nyuma y'ibyo bintu bikora uburere kigaro kubona kano kakazogira dukora kugira ngo cyakigana amajire amaze kwa prodinga uko kitacyo kureba ku kamwanya amajire bagiye cyubwira abakozi bacu nababwira ngo mukomeze mukore subscribe kandi abatumirwa bacu n'aba buri munsi nimbere cyane ariko ugomba kuza ukabanza nabonye uzi no guteka by the way daneka abakobwa turi kumwe bakava turarenze rero mu ruteka nice n'abakobwa babiri bro nabatetse kikabarenga ugahita ubaga inkoko imbere cyane nkayipfuragura nkayishyiramo amakaroni ubura ngo kuruteka inkoko ukayitekana n'amakara yugashirira reka mwereke ibyo tuzabivuga muri part 2 bye turabakunda cyane nyine icyo musabwa ni ikintu kimwe mudukurikiye buri munsi natwe tuzaza tubatamo show za buri munsi sapu kora sa grrr uyu nguyu uzi ukuntu ngo yitwa ngo ni umu ex w'abanebwe umu ex w'abanebwe buriya ubwo numva ama ex yamaze kuba ex aranje ajya guhereza mu banebwe cyangwa abanebwe natwe tuzaturi kumwe nawe